ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nshuti z'umusaraba, nongeye kugaruka mbabwira abakurikirana ubumwe bw'abera Ministries, nongeye kubabwira ngo mugire amahoro y'Imana, imbaraga z'Imana zikomeze kuba kuri mwebwe, kandi ndabakunda abari hirya no hino ku isi abadukurikirana, mukomeze mugubwe neza. Maze iminsi nyene mbona mutuhamagara, mutwandikira, mutubwira amakuru, mutubwira ko Imana hari ibintu yagiye ikora, mutubwira ko hari ibintu Imana yanaremye bishyashya, ndetse bamwe abari barwaye bakira. Ndagira ngo rero mbabwire ngo Imana ntago yabaretse, Imana ntago igiba shyira ku ruhande, niyo mpamvu ibiyongeye kangarura ku bumwe bw'abera Ministries. Kandi ngira ngo mbabwire ngo mugubwe neza, mugubwe neza, mumererwe neza mu gihe tumaze turi mu masengesho yo kuvuga ngo dukuwe mu mva. Ubwo tumaze gukurwa mu mva turakomeje, ubwo tumaze gukurwa mu mva duhawe ubuzima, ubwo tumaze gukurwa mu mva Imana iraturinze, iradushyigikiye, iratwimanye, iraturengeye, itugenza imbere ahataringaniye iraharinganije. Ngarutse rero mu mbaraga z'ubuhanuzi, ngarutse mu mbaraga zo kwakira, ngarutse mu mbaraga zo guhirwa, ngarutse mu mbaraga nyinshi. Mushumba ejo yabaganirije amagambo meza, ibyagutera ubwoba ntibigutera ubwoba, kuko Yesu afite umugambi mwiza wo kugurira neza. Nanjye ahashize cyangwa mu gihe mperutse kubaganiriza ijambo rikomeye rivuga ngo tuzabaho turi imbere ye, tuzarya turi imbere ye, tuzabyara turi imbere ye, tuzagubwa neza turi imbere ye. Ariko nongeye no kubwira ngo reka nguhe nomero zanjye ujye umpamagara, kugira ngo ubundi asigaye dukomeze tugubwe neza muri Kristo Yesu. Ni 0782676767 0782676767. Ndagira ngo utangarize rero muri aka kanya ngarutse mu mbaraga nyinshi. Reka tubanze dusenge tubone gusomera ijambo nanjye Imana yampaye imbwira ngo mbarirwo ngutangariza ku buzima bwawe. Mana, tugushimiye ko abakurikirana ubumwe bw'abera Ministries wongeye kubaha umugisha, wongeye kubuzuza, wongeye kubasana, wongeye kubahagarara, kuko bahagaze mu mavuta y'igicaniro, bahagaze mu mavuta yo gutsinda, bahagaze mu mavuta yo kunesha. Twese utugirire neza mu mbaraga zo kunesha no gutsinda no guhabwa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kristo rero twizeye, Kristo twiringiye, Kristo dukorera, Kristo ukora ibirenze ibyo twebwe dutekereza, yongera kumpera umugisha mwinshi. Tugiye gusoma ijambo dusanga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere ku murongo wawo 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere ku murongo wawo wa 11. Aravuze ngo maze marayika umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Nongere nsubiremo. Aravuze ngo maze marayika umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Uyu ntago nirwa mutindaho, ni umugabo witwa Zakariya, yabaga mu gihugu cyayoborwaga, yarari aho ngaho, yabaga mu gihugu cyayoborwaga n'umugabo witwa Herode. Uyu Herode ntago nirwa mutindaho, ariko Zakariya yari umutambyi. Zakariya yakoreraga Imana. Zakariya rero, Zakariya ntawe uriho ubu, Zakariya ntawe uzi. Zakariya tumusoma yuko yakoze imirimo mu gihe cye. Rero nagira ngo utangarize muri iki gihe nawe ni wenje kubwira nka Zakariya. Ariko Zakariya iyo usomye ku murongo w'Icyenda, usomye ku murongo waho w'Icyenda, aravuze ngo ubufindo buramufata. Ubufindo bufata Zakariya. Nje kukubwira ngo nawe ubufindo buragufasha uyu munsi.
nje kukubwira ngo ubufindo buragufashe bwo kwakira igitangaza cyawe. Ubufindo buragufashe muri aya masengesho ku bumwe bw'abera ministries, buragufashe. Ubufindo buragufashe, uhawe ubuzima. Ubufindo buragufashe, uhawe imbaraga. Ubufindo buragufashe, uhawe ubutsinzi. Uku ni ukwezi kwa cyenda, ndagira ngo utangarize muri uku kwezi kwa cyenda, ndagira ngo nongera nkubwire ikintu gikomeye. Imana ubwayo yaremye umugore, iravuga ngo nasama inda ajya amara amezi 9 abyara umwana wujuje amezi 9. Hari n'abavuka mbere y'amezi 9, ariko icyo gihe hari ibintu biba byabaye byinshi bituma avuka mbere y'icyo gihe, ariko ubundi iby'Imana yashyizeho ni amezi 9. Niyo umwana avutse mbere y'amezi 9 bamushyira muri kofeze kugira ngo y'amezi 9 yuzure. Ndagira ngo utangarize ngo rero mu mezi turi mu kwezi kwa cyenda. Ubufindo bugufatiye mu kwezi kwa cyenda. Kurengerwa bigufashe mu kwezi kwa cyenda. Gutabarwa bigufashe mu kwezi kwa cyenda. Guhagararwaho n'Uwiteka bigufashe mu kwezi kwa cyenda. Marayika guhagazeho uruhande rw'imibavu rw'igicaniro mu kwezi kwa cyenda. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Iburyo bw'igicaniro cy'imibavu yabonekeye wowe. Icyo gihe yabonekeye Zakari, ariko uyu munsi ijuru ryanumye ngo marayika arakubonekeye, akubonekeye muri aya masengesho, aguhagazeho muri aya masengesho, akurwanire muri aya masengesho muri uku kwezi kwa cyenda. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kwa mbere ijuru ryarakwimanye, mu kwa kabiri ijuru rirakwimana, mu kwa gatatu ijuru riguhagararaho, mu kwa kane ijuru rikujya imbere, mu kwa gatanu ijuru rirakurengera, mu kwa gatandatu ijuru rirakwimana, mu kwa karindwi ijuru rigufata ukuboko riragukomeza. Kristo agufata ukuboko aragukomeza. Mu kwa munani Kristo aragutwikira araguhisha. Mu kwa cyenda none avuganye nawe ijambo rikomeye, aravuze ngo maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Turi mu bihe byo gusenga, turi muri ya masengesho y'iminsi 7. Marayika ndatumwe ngo nkubwire ngo marayika arakubonekeye muri aya masengesho y'iminsi 7, uhawe ubundi buzima. Kubera iki? Ubufindo. Usomye ku murongo w'9 aravuze ngo ubufindo buramufata. Nawe ubufindo buragufashe muri uku kwa cyenda, bugufasha. Hari ubufindo wakorewe bw'ibibi ubukorerwa mu kwa mbere, Imana irakwimana no kugira ngo bakwice, Imana irakwimana. Ukorerwa ubufindo mu kwa kabiri, Imana irakwimana. Ukorerwa ubufindo mu kwa gatatu, Imana iguhagararaho. Ukorerwa ubufindo mu kwa kane, Imana igushinyoye gubutsinda. Ukorerwa ubufindo mu kwa gatanu, Imana iragutwikira. Ukorerwa ubufindo mu kwa gatandatu, Imana igufata ukuboko iragukomeza. Ukorerwa ubufindo mu kwa karindwi, ubwuzure bw'Imana. Imana iravuga ati ntabwo nakwemera kugutanga, sinakwemera kukurekura, sinakwemera kuguta. Nubwo wakora ubufindo bwo kugira ngo ugirirwe nabi, ariko Imana avuga ngo kuko wakunze kunkunda, uko wakunze gukiranuka nicyo nzagukirira. Mu kwa karindwi Imana irakwimana, niyo bwuzure bw'Imana. Ukorerwa ubufindo mu kwa munani bagira ngo bakunage, bagira ngo bagukure kuri yone, bagira ngo bagutesha agace, kubera ngo uruguru ruvemo, bagira ngo ibintu byose bigucange uyoberwe. Mu kwa munani bagukora ubufindo, ariko Imana yo mu ijuru irangije gushyira ku mugongo. Muri uku kwa cyenda rero, nyumva, muri uku kwa cyenda ijuru ryanumye ngo ngubwire ngo rikoze ubufindo bwo gukuraho ubufindo bw'abisi. Rikoze ubufindo bwo gukuraho ubufindo bw'abisi. Isi na Satani n'umubiri byose bikurwana. Ijuru rikoze ubufindo nk'ubwo bwakoze kuri Zakariya. Bakoze ubufindo kuri Zakariya, abantu bakoze ubufindo bugwa kuri Zakariya. Zakariya ngo yinjira agiye gutamba, yari umutambyi, ngo yari amaze igihe kinini atabyara, we na Elizabeth, ntabwo nibwo mbitindaho. Ariko ngo bamukorera ubufindo, ngo buragenda bumugwaho, ngo ajya mu gutamba, ajya mu gicaniro, ajya agiye gutamba. Umva ngo utangarize ngo nawe ubufindo bwakuguyeho, ngo ageze watambira, muri aya masengesho ndagira ngo utangarize ngo ubufindo nawe bukuguyeho. Wari umaze igihe uhura n'ingorane,
ariko ubufindo bukugoye bwo gutabarwa. Wari umaze igihe uhura n'akaga, ariko ubufindo bukugoye bwo guhura n'Uwiteka. Wari umaze igihe uhura n'intambara, ariko ubufindo bukugoye bwo guhura n'ibyishimo. Wari umaze igihe usuzugurwa, ariko ubufindo butiraremo, ariko ubufindo bukugoye bwo gutabarwa byihuse. Wari umaze igihe abantu bagukoba, shitani agukoba n'ingabo ze nyinshi, ariko ubufindo bukugoyeho mama, ubufindo bukugoyeho papa, ubufindo bukugoyeho wa musore, ubufindo bukugoyeho wa mukobwa. Wari umaze igihe wa mukobwa we bakubenga, ariko ubufindo bukugoyeho birakunze, ubukwe burabaye. Wari umaze igihe wa musore we byararangiye, warabuze amafaranga yo gukora ubukwe, ariko ubufindo bukugoyeho hari ibintu Imana ikoze. Wari umaze igihe ufite ideni, ariko ubufindo bukugoyeho ibintu birahindutse, Imana iguha amafaranga yo kwishyura. Wari umaze igihe wa mubyeyi ufite ikibazo cyo mu rugo rwawe mo ndani, ariko iyo ubufindo bukugoyeho Imana irandura igiti gitatewe na Kristo. Ndabwiwe ngo ubufindo enorasikita. Umbabarire cyane, ndafashwe bitewe n'ubufindo Imana ikoresheje. Ikuyeho ubufindo bw'abantu, Imana yohereje marayika w'Imana. Ndagira ngo nkubwire rero nje nk'umwambasaderi, nkubwira ngo Imana yavuze yongeye kubishimangiza, itiriwe yitabaza abo mwari muturanye, ititabaje abo mukoranye, ititabaje abo mugendana, ititabaje inshuti zawe. Iyo ubwayo yohereje marayika w'Imana, araje akoze ikintu gikomeye. Marayika aramanutse ngo maze marayika w'Umwami Imana ahagarara, ayiwe, aboneka ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'umubavu. Abonetse uruhande rwawe mu masengesho, abonetse uruhande rwawe mu kazi. Marayika abonetse uruhande rwawe muri uku kwezi kwa 9. Marayika arabonetse muri uku kwezi kwa 9. Marayika gutumweho muri uku kwezi kwa 9. Nabwiwe mubwire ngo marayika guhaye igisubizo muri uku kwezi kwa 9. Imana iremye ibyawe byihuse muri uku kwezi kwa 9. Wari umaze igihe utegereza, mu kwa mbere warategereje bikwanga, mu kwa kabiri urategereza biranga, kubera ubufindo wari warakorewe n'abantu. Abufindo adesobene marage. Mu kwa gatatu warategereje biranga, mu kwa kane urategereza biranga, mu kwa gatanu urategereza biranga, mu kwa gatandatu nubwo bizanze, Imana yari iri mu kureba aho izakurengera, iri mu kurwanira aho izagutabarira. Mu kwa karindwi Imana yavuga ati byihora, ubwo ni mu bwuzure bwanjye niho ngiye kurema ibitangaza. Mu kwa gatandatu, mu kwa munani Imana yavuga ati bihore ngushyize ku mugongo, ntabwo bazi icyo nzakuremera. Ijuru rero rirategetse mu kwa 9. Nakubwiye ngo umubyeyi yagiye kubizara, ubundi abyarira amezi 9. Ukwezi kwa mbere aba yasamye, ukwa atwite, ukwa gatatu aba atwise umwana. Kandi bari mu kwa mbere iyo bamaze kumenya ko yatwise, hari abamubarira, hari abamukoreraho ubufindo, bagakora ubufindo mu kwezi kwa mbere, bagakora ubufindo mu kwa kabiri, ariko Imana ikamwimana, umwana akaguma mu nda, bagakora ubufindo mu kwa gatatu, aravuga ati byonze bikunze arapfana n'inda. Ariko kubera iki Imana yakugambiriyeho, ikurindana na mama wawe, none waravutse, uriho urahumeka, Imana yaragukujije, nawe ushaka urugo, nawe urabyara, nubwo ndagira ngo utangarize. None rero guhera iyi saha y'iminota, aka kanya, ibiguteye ubwoba nubwo byabaye hafi yawe, ariko ijuru rifashe gahunda ryo kohereza marayika, kubera ko ubufindo bw'abantu ijuru ryabutesha agaciro, rikoze ubufindo bwayo bwo kugira ngo bukurengere byihuse. Ngo marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze uruhande rw'igicaniro cy'imibavu. Abonekeye wowe, marayika w'Umwami Imana abonekeye wowe, marayika w'Imana nakubonekeye hejuru y'intambara umaze igihe ucamo, hejuru y'ibibazo umaze igihe uhura nabyo. Marayika w'Umwami Imana arakubonekeye, atitaye ku bakuvuze, atitaye ku bagukobye, atitaye ku bagutesha agaciro, arakubonekeye. Rero si benewa, marayika w'Umwami Imana arakubonekeye, akubonekeye ku manywa na nijoro. Ngo utangarize aho nkurikiye, akira kubonekerwa n'ijuru, akira gutabazwa n'ijuru, akira kurengerwa n'ijuru. Ndabwiwe ngo nkubwire ngo igihe umaze kirahagije, ibyo uhaze ngo urabihaze. Ibiguteye ubwoba, Imana itanze ubuzima bwo gukura mu nzira imbaraga ziguteye ubwoba. Ibyo uhaze urabihaze, kandi ngo ibi byari bikugeze mu ijosi, ijuru naryo rirabihaze. Bireso ena none hamagaze muri aya mavuta yo gutegeka. Imana ishimwe. Muri uku kwezi kwa 9 hari ibintu ugomba kwakira. Muri uku kwezi kwa 9 ubohori warazirikiwe. Muri uku kwezi kwa 9 uhawe indi nsinzi nshya. Muri uku kwezi kwa 9 uhawe kubyara umwana. Muri uku kwezi kwa 9 uhawe gukora ubukwe. Muri uku kwezi kwa 9 uhawe kurindirwa mu kazi. Muri uku kwezi kwa 9 Imana ikurinze impanuka. Muri uku kwezi kwa 9 Imana ikumaze ubwoba. Muri uku kwezi kwa 9 Imana irakujuje. Muri uku kwezi kwa 9 iguhe kongera kwitwa
umusheri n'umushushu byari byaranze shitani no kugabyaho ibitero. Ntabwo wari ukitwa, ntabwo bari bakikwita inshuti, ntabwo bari bakikwita umuvandimwe, ntabwo bari bakikwita umuntu mwiza. Kera bakwitaga sheri, none usigaye witwa ikintu. Ariko muri uku kwezi kwa cyenda Imana hari ibintu ihinduye, ko kuhuye na marayika, ijuru ryakuntumyeho irambwira ngo nkubwire ngo marayika w'umwami Imana aguhagaze uruhande aho ngaho ku gicaniro. Muri iyi gicaniro turimo cy'amasengesho y'iminsi 7 yitwa kwakira, yitwa guhirwa, yakite konema na sieda. Imana iremye ibintu bishasha. Urabibonye kandi mu kwa mbere barakunyaga, ukwa kabiri barakunyaga, Imana mu kwa gatatu barakunyaga, Imana irakwimana, mu kwa kane barakunyaga, Imana iguhagararaho, mu kwa kane barakurwanya, Imana igushinyira gutse, mu kwa gatanu haturuka ibitero bigira ngo kwice, Imana irigaragaza, mu kwa gatandatu Imana iragwisha, mu kwa karindwi Imana irakwimana, mu kwa munani Imana iguheka ntawe ibajije. Muri uko kwa cyenda rero ijuru rifashe umwanzuro wo kukurengera byihuse. Ndabwiwe ngo guhera isaha y'iminota ndategetse imbaraga zose izakwikubiyeho, izakuziritse amaguru, izakuziritse amaboko, izagupfutse amaso, izagupfutse umunwa, izatumye utumva, izatumye udahirwa. Ndategetse muri aya masengesho, ndategetse mpagaze muri ubu butware, ndategetse imbaraga z'Imana, ubutabazi bw'Imana, guhura n'Imana, guhura n'igitangaza. Ndategetse igitangaza cyawe aho kiri ni cyize, hura nacyo muri aya masengesho. Ndahamagaye umugabo wawe naze, umusore wawe naze, wa mugabo we akazi kawe nikaze, wa mugore we umugabo wawe batwaye, abarozi batwaye, abadayimoni batwaye, ibyo Satani yakoze. Ndamuhamagaye mpagaze muri aya mavuta. Muri uku kwezi kwa cyenda yavukiye amezi 9. Enola siki de era yavukiye amezi 9. Amakimara kuvuka abadayimoni baramwigabiza, arakura, uramugira. None urugo rwawe yararutaye, yataye urugo rwawe nawe, kandi urugo rwawe ari we. Ibi ntabwo bishoboka, ntibishoboka. Ndi muri aya mavuta, ntabwo bishoboka. Ntabwo urugo rwawe yaruta, ntabwo yakwanga wa mukobwa we, ntabwo wa musore we bakubenga, ntabwo wabura amafaranga yo gukora. Hoya Imana ivuganye nanjye irambwiye ngo hari agasuzugurije guca, rebonde sika. Zakariya baramusuzuguye nubwo batambanaga, nubwo bari bamwe, ariko baramubwira ngo nubwo atamba ntabwo yari yabiza, nubwo atamba nta buzima afite, nubwo atamba ntacyo azimarira, asaziye ubusa. Ndagira ngo ngutangarize nonaha, hejuru y'abavuze ngo usaziye ubusa, hejuru y'abavuze ngo ntabwo uzubaka, hejuru y'abavuze ngo ntabwo uzakora, hejuru y'abavuze ngo uzapfa nabi, hejuru y'abakuroze bagatongera, none hamagaze muri aya mavuta. Rero sikero benefo, nitaye mu gihe umaze uteshwa agaciro, marayika w'umwami Imana akudike eda aguhagaze uruhande muri icyo gicaniro, kuko ubufindo ubufindo bw'ijuru buragufashe, bukuyeho ubufindo bw'isi. Rero bukuyeho ubufindo bw'isi. Ndimo ndakureba, ndimo ndabona unyitegereza, ndabona unteze amatwi. Imana ikwimanye ku mugaragaro, Imana ikurwaniriye ku mugaragaro, Imana iguhagaze ku mugaragaro. Wavukiye amezi 9. Bahaguhize mu kwezi kwa mbere, Imana irakurinda. Inda mama wawe yaragutwisemo, bashaka kwivamo ntiyavamo. Mu kwa mbere bashatse kwivamo ntiyavamo, mu kwa kabiri bashaka kwivamo ntiyavamo, mu kwa gatatu bashaka kwivamo ntiyavamo. None uracyahumeka, ni umugambi w'Imana. Ntango Imana ikuntumyeho. Mu kwa gatanu bashaka kwivamo ntiyavamo, mu kwa gatandatu bashaka kwivamo ntiyavamo, mu kwa karindwi bashaka kwivamo ntiyavamo, mu kwa munani bashaka kwivamo ntiyavamo. Imana ikomeza kurinda umubyeyi wakubizaye, arangije dekoteremonema akubyara mu mezi 9. Igihe waba waravukiye icyo ari cyo cyose, ariko ijuru ryarakurinda, ryagiye rikwimana. Ndagira ngo gutangarize ngo imbaraga ziguhiga nta gaciro zifite, Imana izitesha agaciro. Zakariya ngo amutesha agaciro. Ndabwiwe ngo Zakariya ndi wowe, Elizabeth ni wowe, ngo ayo wavuzwe, warasuzuguwe. Ariko nashingiye kuri ibyo bagiye bavuga, nashingiye ku gasuzuguro bagusuzugura, nashingiye ku byaguteye ubwoba, nashingiye kuri ibyo byose, nashingiye kuri karani, nashingiye kuri ibyo ibintu umaze iminsi urota. Ahubwo ijuru muri aya masengesho, ijuru ryohereje marayika ahagaze uruhande rw'igicaniro cy'imibavu.
aho ngaho uri, aho wicaye, aho ukorera, mu buzima urimo, mu bakwanze babonye ubayeho, mu bakwanze babonye ukomeje, mu bakwanze babonye ubyaye, mu bakwanze babonye uheka, mu bakwanze babonye ubona akazi, mu bakwanze babonye urindirwa mu kazi, mu bakwanze babonye urugo rwubaka, mu bakwanze babonye ukora ubukwe, ari wisika, mu bakwanze babonye ibyari bazi ko bigiye kugucanga, babonye Imana ibicanguye, babonye bibaye bizima. Muri aya masengesho, muri aya mavuta mpagazemo, direro siteremo nenafa, umva imbaraga numva ni mu bihe byiza byo gutegeka indwara iyo ari yo yose, indwara iyo ari yo yose aho yaturutse ndayitegeka yigireyo, mpamagara wumve, mpamagara ntegeke. Ariko none ndategetse ngo guhera none indwara iyo ari yo yose, abaganga baravura, Imana igakiza. Rero abaganga baravuye, Imana intumye kukubwira ngo akira gukira, akira imbaraga, akira ubuzima, akira ubutwa. Ariko Mana nyiringabo, umutabazi wacu gabidukingi, uri Imana yacu. Zakariya ngo baravuga ati Zakariya se bizakunda? Hejuru y'ibyabaye ku buzima bwawe, hejuru yo kubona bagusuzuguye, hejuru yo kubona umeze nk'aho baragutesha agaciro, bavuga ati ntacyo uzimara, ijuru ritanze marayika ngo aramanuka amusanga ku gicaniro, marayika ngo aramanuka amusanga yizeye, marayika ngo aramanuka amusanga yiringiye, marayika ngo aramanuka azanye ibisubizo. Umva ngo utangarize ngo kukurikirana umwe bw'abera biteye Imana kuza kukuremera igitangaza. Ndagira ngo mbabwire ngo mu buryo busanzwe ikimenyetso kizakugeza kure kiratinda, kuko abagitinza shitani n'ingabo ze zigitinza ziba ziri aho hasi. Ariko ijuru ritanze ubuzima, ryohereje marayika, kuko Zakariya bamusunikiye ikigeragezo, arashaje, nta kintu amaze, umugore we arashaje, ntabwo bizakunda. Hejuru yo kuvuga ngo byarangiye, hejuru yo kuvuga ngo ntabwo bigikunze, niho Imana igiye gutangira, niho Imana itangiye, niho Imana ikurengeye, niho Imana ikwimanye, niho Imana igushyigikiye, niho Imana igukomeje, niho Imana ikurwanire, niho ikugiye imbere ahataringaniye iraharinganije, niho Imana igushinzwe gutsinda. Zakariya ngo ajya guta ubufindo bumugo, nawe ubufindo bukuguyeho, ubufindo bukuguyeho bwo kwakira igitangaza, ubufindo bukuguyeho bwo kongera guhirwa, ubufindo bukuguyeho bwo kongera gukomera, ubufindo bukuguyeho bwo kongera gukira, ubufindo bukuguyeho bwo guhabwa ibyawe, ubufindo bukuguyeho bwo gukomera, ubufindo bukuguyeho bwo kuguma mu rugo rwawe, ubufindo bukuguyeho bwo guhabwa abana, ubufindo bukuguyeho ku biyobyabwenge byose byafasha abana bawe ko bihunga, ubufindo bukuguyeho. Nimo ndakubona mama, nimo ndakubona wowe, nimo ndakubona urugo rwawe rwarasenyutse kubera ibyo ntakwiye kuvuga ahangaha, kubera impamvu imwe yo mu cyumba. Uzampamagara kuri telefone ngusenge. Wa mugabo, urugo rwawe rwarasenyutse nawe kubera umugore wawe yateje shitani yaramuhagurukiye, nawe atari ubiteye, bituma rero musenya. Umwe arara mu cyumba n'undi arara mu cyumba, ariko mwarabyihangane, muravuga ati ntabwo twata abana. Ndabwiye ngo hejuru y'ibyo byose izo mbaraga zakoze, ubwo bufindo bwakoze, nanjye ngutumwe nkubwira ngo ubufindo bugwa kuri Zakariya, nawe bukuguyeho bwo kongera kukubwira ngo ibyawe urabihawe, nawe bukuguyeho bwo kongera kukubwira ngo ugomba gusubira mu cyumba cyawe wa mubyeyi we, ugomba gusubira mu cyumba cyawe wa mugabo we, ugomba kongera guhura n'umudamu wawe, mugongera kongera mukiyunga, mugongera mukaba bamwe muri Kristo Yesu, mugongera kuba bamwe muri tila bonesa. Rego nimo ndababona n'abantu b'abanyacyubahiro, ariko Imana yo mu ijuru irambwiye ngo irongeye izi ngo ndabona ari ingo zigera muri 6, ariko Imana imbwiye ikintu gikomeye. Ndabwiye ngo hanze barabubaha, ariko mo imbere iyo mugeze mu rugo buri muntu wese ajya kuryama ukwe, ariko ndabwiwe ngo Imana irashaka kurandura iki giti, kuko ubufindo bukuguyeho, kuko ubufindo ndabwirwa ngo kuko mu kwa mbere mama we yagutwise, mu kwa mbere baramuroga ntiyapfa, baramuroga nawe ntiwapfa, ukwa kabiri baratongera ntibagira icuba, ukwa gatatu baratongera Imana irakwimana, kugeza mu kwezi kwa 9 uravuka, none ukuze Shitani ashatse gusenyera urugo. Hoya ijuru rirantegetse ngo nkubwire ngo Imana ifashe umwanzuro wo kongera kuguhuza n'umugore wawe, Imana ifashe umwanzuro wo kongera kuguhuza n'umugabo wawe. Kera wabwiraga umugabo bigakunda, none Shitani yamufashe Shitani yamufashe ingwate. None wa mugabo wabwiraga umugore bigakunda, none Shitani yamufashe ingwate. Ariko nona magaze mu mavuta yo gutegeka, ubufindo bumuguyeho,
ibimenyetso bigaragaza yuko Imana igiye gukora. Marayika ngo ahagarara uruhande rw'igicaniro cy'imibavu, abwira Zakariya, aramubwira ngo Zakariya we, igihe umaze ubabaye kirahagije, igihe umaze bakukoba kirahagije, igihe umaze bagusuzugura kirahagije. Nubwo utabibonye, ariko ijuru ryanumye ngo ryabibonye ko bakuneguriye mu mutima, ryabibonye ko bagusuzuguye, ryabibonye ko bakwanze ntibabikwereka. None nanjye ndatumwe none kuri wowe, ndabwirwa ngo wowe unkurikiranye, bagusuzuguye ntiwabimenya, barakugambaniye ntiwabimenya, bakoze ibintu by'ibinyoma ntiwabimenya, ariko kubera ko ijuru rigukunda, ijuru rirantumye ngo nkubwire ibintu bikomeye, riramye ngo hejuru y'ibyo umaze iminsi ucamo, hejuru y'ibyo umaze ndimo ndabona umuntu arota bamujyana mu cyobo, ndimo ndabona umuntu arota bamushyiraho ikintu kimeze nk'igisima, ndimo ndabona abandi bantu barota bajya mu bintu by'ibirago, ndimo ndabona derosike rebonefo, ndimo ndabona kandi ndimo ndabona wowe bakunywesha ikintu, bakunywesha ikibindi, nta muhe urimo, bakubitse ku kibindi, nta muhe urimo. Ndimo ndabona kandi urimo kunywera ku kintu cyitwa uruho. Uruho ni ikintu, ni igicuma baba bakasemo kabiri bakazajya bada, ndimo ndabona bakikunywesherezaho, enesiberewo, ndimo ndabibona. Ariko nonaha ijuru ritegetse ibintu bikomeye, ritegetse rikuntumyeho, rirambwiye ngo mbikubwire, ijuru rigukuyeho ibyo bintu, ubufindo wakoreweho, isi yagukoreweho ubufindo, ariko ijuru rikoze ubufindo kuri wowe rwo kongera kugira ubuzima, wo kongera gukundwa. Ndimo ndabona wambuka ikiraro gishaka gucikiramo hagati, ariko marayika yagufashe. Ndimo ndabona shitani ashaka kukunyaga ibyawe, ariko Imana yongeye kukwimana, Imana yongeye kuguhagarara. Ndimo ndabona wongera kurindirwa mu buzima wari urimo, ndimo ndabona Imana ikurinda wowe. Imana irakwimanye, Imana irakurwaniriye, Imana irakurengeye, Imana igushingiye n'ugutsinda. Zakariya ngo Imana imurengera, abari bazi ko agiye gupfa, abari bazi ko birangiye, azapfata abyaye, azapfata ahetse, azafatisha umwana, ngo babona birahindutse. Nayo ngutangare ngo hari ibintu bigiye guhinduka hagati y'ibiguhiga, hagati y'ibikurwanya, hagati y'ibyaguhagurukiye. Muri izo mbaraga zose Imana itanze ikintu cyitwa ubuzima. Leshoberesa eda bifone eno irigo deshereda disenonema eno kumwe bw'abera. Nayo ngutangare hari imbaraga, hari ibintu bishasha Imana itanze, hari ibintu bishasha Imana itanze. Dore ndabona igomorora imigisha, umva ndabona igomorora imigisha, ndabona Imana igukuyaho aho bagushize, ndabona Imana ikuhagiye, ndabona Imana iguhereza amakazi, ndabona Imana igushinya gutsinda, ndabona Imana igushyigikira, ndabona Imana ikwimana, ndabona Imana iguhetse ku mugongo. Ndabwirwa ngo umubyeyi nimba aguhetse ku mugongo, ese akageraho akaguru, ndabwiye ngo Imana yongeye kugushyigikira, Imana yongeye kukurwanira. Ndabona Imana irema ibintu bishaka, ndabona Imana yigaragaza. Marayika w'Umwami Imana ahagarara uruhande rw'igicaniro cy'imibavu, aravuga ngo mva ngutumweho iyi saha, iyi minota, igihe umaze kirahagije, ngutumweho. None ijuru rikuntumyeho, rirambwiye nkubwire ngo iyi saha, aka kanya, iyi masegonda, uyu munsi, uku kwezi kwa cyenda, uyu munsi, uku kwezi kwa cyenda, nakubwiye ngo umubyeyi ugiye kubyara byarira amezi 9. Niyo hari ibibaye mbere yuko amezi 9 agera, niyo umwana avuze atari yuzuye igihe bamushyira muri koveze. Nakubwiye ngo Imana igiye gukora ibitangaza muri uku kwezi kwa 9. Marayika ahagaze uruhande rwawe, marayika aguhaye igisubizo, marayika agushubije ibyawe, marayika hari n'ibintu aremye kuko agutumweho muri uku kwezi kwa 9. Uku kwezi kwa 9 muri aya masengesho ku bumwe bw'abera minisitiri, ndagira ngo utangarize ngo ijuru riremye igitangaza, ijuru rirakumanuye, ijuru rirakwima, ijuru riraguhagazeho. Hejuru y'ibyo wabonaga biguteye ubwoba, Kristo yamaze kubikura mu nzira. Yakoze ubufindo bukura ubufindo bw'abisi. Shimwa Mwami Mucunguzi. Yesu, dushimiye Imana y'ubwayo ko ijya imenya inzira umuntu agomba kurindirwamo, ikamenya n'inzira umuntu abamuhiga aho baca, yarangiza ikamucisha mu yindi nzira abamuhiga batazi. Ndafashwe sirasi nawe igucishije mu yindi nzira ibyakurwanyaga bitazi, kugira ngo igutabare bitareba, kugira ngo ikurengere bidahari, kugira ngo ikurwanire bidahari, kugira ngo ikwiteho bidahari. Cyakoze bizi uri mu kugenda, bakubonye uri mu kugenda. Shitani n'ingabo ze bakubonye uri mu kugenda, ariko ntibamenye ubutware uhishe muri wowe, yuko Imana ikurindirije ari ukukugirira neza, bakabona ibatunguje, uba ufite igitangaza kivuye mu maboko y'Imana.
none no muri aka kanya ndagira ngo utangarize ibintu. Marayika ngo abwira Zakariya, aramubwira ngo Zakariya we umva guhera isa ijuru rikuntumyeho, uzabyara umwana w'umuhungu, nubwo ushaje, nubwo ubona bikuyobeye, nubwo ubona bigucanze, nubwo ubona bikugoye, nubwo hari abagusuzuguye ijuru ryarabibonye, hari abagutesha agaciro ijuru ryarabibonye, hari abavuga ngo ntacyo uzimarira ijuru ryarabibonye, nubwo ababivugiye mu mitima, nubwo ibindi babikoze mu rwihishwa, nubwo hari n'ibindi bagiye bavuga ukabyumvaho bikeya, ariko ijuru ryabonye ibirenze ibyo utekereza. Ryantumye ngo mubwire ngo hejuru y'ibyo wabonye, hejuru n'ibyo utabonye, ijuru ryohereje marayika w'Imana, rirategetse ngo hejuru y'ibyo byose, hejuru y'ubufindo wakorewe, ijuru ritanze ubuzima bwo guhabwa ibyaha. Ngo marayika ahita abwira Zakariya, umva Zakariya, ni wowe. Marayika aramubwira ngo guhera nona uhawe umwana w'umuhungu, agomba kwitwa Yohana. Reka kushidikanya iby'Imana irimo kugenda ikubwira hano ku bumwe bw'abera, uhereye ku by'Imana irimo kugenda ikora hano ku bumwe bw'abera. Namushumana ejo numvaga Imana irimo kumukoresha ibintu bikomeye, narumvise numva ndabohoza. Nanjye rero ndagira ngo utangarize muko nanjye Imana yanumye, guhera nona reka gutinya, reka gukuka umutima, kuko marayika aje kukumara impungenge yuko muri aya masengesho yo ku bumwe bw'abera y'iminsi 7 harimo ubuzima, harimo kwakira, harimo guhirwa, harimo gukomera, harimo gukomeza, harimo kuremerwa andi mateka yandi masha yo kwakira ibi by'agaciro. Abari bazi kutazahirwa, abari bazi kutamererwa neza, bagiye kubona usohotse wakira ubundi buzima. Cyakoze kubera ko wahuye na marayika ku gicaniro, hari ibintu aguhaye mu ibanga kugira ngo bizatungure babandi bavuze ko ntacyo uzabona, kandi bigiye kugaragara, ugiye kubibona. Hari ibintu wawe mu ibanga, hari ibintu wawe bipfundikiye, hari ibintu wawe bihishe, hari ibintu wawe, iyo ntebe uhawe uyihawe mu ibanga, ugiye kuzayicaraho, kuzayinjiramo. Hari akazi uhawe, hari abana uhawe, hari umugabo uhawe, hari umugore uhawe, urugo rwawe urongera urarugize. Hari ibintu uhawe kuko bagizemo uruhare yuko utagira icyo wakira, yuko utagira icyo wabona, bagiye gutungurwa kuko Imana irabatunguye. Imana irabatunguye. Hari ibintu wawe, hari ibintu uremewe. Umva wowe, umva, hari ibintu Imana iguhaye, hari ibintu Imana igupangiye, hari ibintu Imana igukoreye. Umva wowe aho upfukamye aho ngaho, cyangwa nushaka ube wicaye, ikizima nuko wizera gusa. Imbaraga z'Imana ziri mu gukorera mu njyewe. Numvise ijwi rimbwira ngo ubwire ngo ndategetse, ibyagusunitse ndabisunitse, ibyakurwanyije ndabirwanyije, ibyaguhize ndabihize, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twebwe ijambo riratubwira ngo ntabwo turwanisha amaboko, turwana mu buryo bwo gusenga no kwizera no kwiringira. Nanjye mpagaze muri ubu butwara, ndategetse imbaraga z'Imana, ndategetse uburinzi bw'Imana, ndategetse akira ibyawe, ndategetse ngo asubirane ibyawe, ndategetse ngo akira akazi, ndategetse ngo asubirane urugo, ndategetse ngo akira guhirwa, ndategetse ngo akira gukomera, ndategetse ngo abatakwemeraga nibakwemere, ndategetse ngo wakire ubuzima, akira izindi mbaraga, akira ubundi bushobozi, akira kongera gukundwa aho wari warashyizwe utari kuzikura. Ndabwiye ngo Imana ikurengera abantu batakurengera, Imana ikurwanira abantu batakurwanira. Biresomenemo eda tudi eda. Imana iragushimanye, Imana irakurwanira. Ndagushimiye kuko Imana, ndagushimiye ko wigaragaza, ndagushimiye ko umupfunyukuye aho bari baramupfunyitse, ndagushimiye ko Mana umwujuje ibitangaza, ndagushimiye ko icyo wavuganye nawe ugisohoresheje umwete, urabikoze. Turabigushimiye Mwami Yesu. Komeza kumwimana, komeza kuganza, komeza gutegeka, komeza gukora, komeza kumuba hafi mu izina rya Yesu. Muri byose, mu byo avuga, mu byo akora, mu muryango we, ahatuye, ahakorera, mwiteho, murwanirire. Ndagushimiye ko mwimanye, ndagushimiye ko murwaniriye, ndagushimiye ko muyoboye, ndagushimiye ko mutwikiriye, ndagushimiye ko ibyamuhigaga ubinanije, ndagushimiye ko Mana hari imbaraga unanije, hari iterukuyeho, ndagushimiye ko wigaragaje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko ukoze, ndagushimiye ko wabaye, ndagushimiye ko wabaye uremye ibintu bishyashya bitunguye abari bamuzi, birabatunguye. Imana igumugisha, Imana ikugirire neza. Wakoze kudukurikirana ubumwe bw'abera, hereza n'abandi nyine bagubwe neza. Imana ikumere umugisha. Urakoze cyane, ndagukunda. Amahoro y'Imana be kuri mwebwe, murakoze cyane. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita Mbarimo Mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arankubise arakanyagwa. bambaza ngo ariko ubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka.